nongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakunzi ba channel yacu ni kwa na Egide, abantu badukurikira umunsi ku munsi, abantu muduha ibitekerezo, abantu mudusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana, abantu mwese mumaze gukora subscribe, ndetse na bakiri kubitekereza, bakiri kwikoresha inama. Ndabashimira cyane ko icyo gitekerezo mugifite, n'abandi mwese muri mu nzira nababwira ngo kaze kuri channel yacu. Mbifuriza umugisha w'Imana rero, kandi nizera ko aho muri hose mu mfurukenye z'igihugu ndetse no mu murwa, mu gihugu rwagati, ndizera ko mwese muri amahoro. Muri aka kanya rero hari ikintu nifuza kubagezaho. Mushobora kwibaza ngo ni igiki? So nk'ibisanzwe channel yacu inyuraho ibintu bitandukanye, ariko by'umwihariko ibintu birebana na muzika cyane. Ibintu byinshi turi kubategurira birenze ibyo tubona umunsi ku wundi, ariko muri aka kanya hari message nagiye nakira, nsuhuza, mbonereho gusuhuza abantu barimo Bona Prince, ndagusuhuje cyane aho ngaho mu mujyi wa Kigali. Nsuhuze kandi Kodalaba, abantu bari muri Kodalaba ndabasuhuje cyane, n'abandi mwese duhurira muri iki gisata. Nagiye kubabwira hari message nziza kabisa nagiye nakira. Ni message indirimbo abantu mwakunze cyane, yitwa Ntawamusimbura. Abantu bakunda uburyo igenda, ariko by'umwihariko when it is covered, mu buryo nabakoreye cover, abantu bakunze buryo bimeze, ariko bifuza ko mbereka amanota, tugiye kuyarebera hamwe rero. So indirimbo iroroshye, iri mu manota, navuga amanota ari principal, cyangwa se amanota atatu yibanze ku bantu basanzwe bazi ibijyanye n'amanota. Harimo inota rya do, indirimbo iri muri do, hanyuma hagakurikiraho inota rya sol, naryo rikaza guhereza inota rya fa, hanyuma ahandi haba impinduka wenda ni mu bitero. Reka twumve dutangiranye n'igitero cya mbere, kivuga ngo do, sol, fa, sol, do, sol, fa, sol. So reka noneho dushyiremo amagambo, twumve ukuntu twumva amagambo twaririmbamo, twumve n'ukuntu bijyana n'amanota yacu ari atatu, andi ndaza kuyabereka mu kanya gatoya. Tariki ya mbere kwa munani nibwo wambwiye sinakawe, ukubura umwanya muto, bigo gusogongera urupfu, wambwiye umunezero maze iramerekeza. Murumva ko rero uburyo amanota yacu ajyana neza, ahura n'ariya magambo ni do, sol, fa, sol, do, sol, fa, sol.
ya mbere kwa munani nibwo wabwiye akazina kawe. So urumva ko birahura neza cyane. Noneho reka turebe indi change gatoya. Hari akantu gahindukamo iyo tugiye mu bitero hagana hazamo inota rya la mineur, ngiri la mineur, hakazamo mi mineur, hanyuma niyo tuvangamo, ariko ari amanota yacu yo twabonye mbere nayo. Wenda duhereye hano turavuga ngo najyaga numva ko wahindutse, kwaho wagiye wahiriwe, bafite amafaranga ariko nta mutima. So urumva aho ngaho bivuze ngo najyaga numva, dukoresha la mineur, ko wahindutse, mi mineur, kwaho wagiye, tugasubira muri la mineur, tukajya kuri sol, sibyo? Najyaga ra mi ra sol ra mi ra sol. Ngira ngo hano biragaragara neza, sibyo? Bivuze ngo najyaga numva ko wahindutse, kwaho wagiye wahiriwe, bafite amafaranga ariko nta mutima. Kuva kera tugasubira muri do nkiri muto, so mama fa ya mwiso, ku rukundo do irusha so fa so do so. Ngira ngo ni ibyo ngibyo rero. So hanyuma ku ufite notion, ndibaza ko abantu badukurikira ndabizi neza harimo abantu bafite notion ku manota. Amanota nariya, hanyuma uko indirimbo igenda ihinduka nariya amanota tugenda duhinduramo. Hanyuma rero navuga ngo umuntu utarakora subscribe, reka mwibutse, umuntu utarakora subscribe channel yitwa Kubana Egide, ushobora kujyaho ugakora subscribe ukadushyigikira kugira ngo turusheho gukora ibintu byagutse. Ariko kandi buri igitekerezo ni icy'agaciro kuruta zahabu. Iyo twandikiye muri comment kuri YouTube channel, mukatwandikira muti hano turifuza ko byagenda gutya, turifuza ko byagenda gutya, biradufasha cyane, bikanaduha imbaraga zo kuba twakora ibirenzeho. So reka twizere ko rero abantu batarakora subscribe muza kwikora, tubisabire kugira ngo muze gukomeza namwe mubona ibi byiza, ndetse n'abayikoze ushobora gukanda kukazogera kugira ngo ibyo dushyizeho, ibyo dupostinze byose bibashe guhita bikugeraho, bikurikirane mu buryo bworoshye. Hanyuma comments, like and share, mushobora gusangiza n'abandi izi video kugira ngo n'undi wese, ashobora kuba ari mushuti wawe, ashobora kuba ari umuvandimwe, mbese n'undi muntu wese ushobora gukenera kuba yakurikirana nk'iri somo, akaba yabasha gucuranga indirimbo nk'iyi ngiyi. Ni byiza cyane, ariko kandi nizo twacuranze, umuntu ushobora kumva bimuryoheye bati mucurangira aka karirimbo, mucurangira aka. So turi hano ku bwanyu, let's share and then dusangire ibi byiza. Turabakunda cyane kandi ibyiza biri imbere. Reka dukomeze dufatanye ikiganza, imbere ni heza. Ndabashimiye.